Allez, twibwire ubundi mu kanya uhita ucishaho inganzo. Murakoze cyane kumpa umwanya namwe bakunzi ba Pacis TV ndetse n'abakristo gatolika mwese aho muherereye ku isi. Ndo umusizi uhimbaye n'uruhongore rwaharazwe impundazo yo kuruhunda amahunda atoshye agahembura buri wese nkabo umuhanzi uhanganye n'ibihuga bihuha umuhengero uhungabanya uruhongore ntaranira guhagarika icyo cyo gihabanye. Umusizi usiga mu bisigo nkasigira inganza abatuye isi bagasusuruka bagasagamba bagasingiza Sabimana Dominique Bucece. Great. Tu vois, Axel, comment on se présente un artiste? Tu veux que je te passe la parole aussi? Non. Alors, tu vois, la culture rwandaise, c'est magnifique. Hein? C'est vraiment génial. Nkaba naje rero kubataramira mu bisigo ndi kumwe n'umucuranzi wanjye nkuko yabibwiye Constantin. Koraho Constantin twumve. Urakoze Constantin, applaudissez pour Constantin. Rwose uyu munsi uraducurangira ucurange zose. Ibyo uzajya wumva wose byose ucurange. Nubona ko nanjye mbafite utuguma twajya hano. Nkubita byose nyine. Alors, Bucece. Karame. Uturutse he? Abiwanyu urababwira iki? Urabasuhuza? Ubu ni umwanya kuko mu kanya gato ntabwo wongera kubona ijambo uretse kuza gusezera niba no gusubiza ibibazo ngenda nkubaza. Niwo mwanya uyu nguyu ufite wo. Murakoze cyane. Umuhanzi n'umusizi Nsabimana Dominique Bucece naje nturutse muri Arkidiocese ya Kigali, Paruwasi ya Ruhuha niho mvuka, ariko kugeza kuri ubu ndi muri Paruwasi ya Nyamata, Centrali ya Musenyi. Nkaba